Dumba narakubwiye. Direba hano. Noneho ndimo ndarwana na ideology ya jihad. Ntago njye ndimo ndarwana na jihad nk'umutinganyi. Rwose azagenda atingane, umva Dumba, azagenda atingane niba ashaka bamutinge no mu matwi. Jihad kumugira inama nka jewe Dumba ureba kure. Agomba kuzajya abara amagambo cyane. Urakoze kubera ubu ngubu urimo urafata amagambo atabaze. Urakoze cyane, urakoze. Nureba hano noneho tutangiye kugenda, turimo turagendana sasa, apo tunaendana. Nukuvuga ngo ayo magambo y'urwango urumva sibyo ndimo ndavuga. Buretse gato kubwira ayo magambo y'inzangano n'ingenga bitekerezo yagakwiye kubigumana kazana bipfana atabishyize hanze. Oya je urimo urabimura bisubiza ahantu ndimo kubikura. Jihad hari amagambo atareka kubwire ibyo ngibyo byo gutingana birakureba. Ari ibintu byinshi jihad muri ubu butwiko bwacu, amagambo ugomba kuba ugasubiza inyuma ukarekura rimwe irindi ukaryihorera. Urumva ugasanga rero we kenshi kubera bakeneye gutwika, urumva ayo niyo magambo ahamagara abantu. Amagambo umuntu probably ashobora kuba atashaka no kurivuga ariko akavuga reka ndivuge, riraza gukurura attention y'abantu. Urumva ariko bita muri ku mutima. So rero jihad ameze nk'umuntu ayo magambo abashaka gutwicisha ari yo urimo uramufatiramo. Kango tere story rero sibyo? Dumba aya magambo ngiye gukubwira niyo y'ukuri sibyo? Uri kumva? Jihad wo afite ibintu by'ibigore bimukunda bijya bimwoshya. Uri kumva? Ngiye ntabwo nakubwira jihad niba mufunga wowe urungukiraye. Jihad se ngiye ndimo ndavuga ngo bamufunge ko ndimo ndavuga ngo acike kuri ibyo bintu. Ariko se bana mufunze ngiye hari amazi amvomera. Banyarwandakazi ngira ngo mwabyumvisha ibyagiye. Subiramo ako kantu. Hari amazi uzamvomera se. Ngira ngo mwabyumvishe. Rero banyarwandakazi amagambo yaje tuba turimo turitwikira nta birenze. Urumva nagira umuntu wanga jihad ngo kubera je urumwe mu bantu buriya Dumba banagihukira ku kantu k'icyo gihe ibintu bamvuzeho ngira ngo urabyibuka byari bikomeye cyane. Ese byabyujemo bakuvuze wiki kandi wabyibukije igihe wansigaragaho uruhumwe bamvugaga ngo icyari ko bitari n'ibintu bizima nako ko bitari n'ibintu byino. Ndibuka ko nibwo bwa mbere namenye ko amazina yawe ari amakongomani. Ari naho hahereye wo ngo kunyambura ubunyarwanda siko bimeze. Hase niba uri umukongomani kubera cyo utari fier. Ariko Dumba ariko waruzi ko umuntu wakwambura ubunyarwanda ntaha batandukaniye no kukwica wowe. Neza kubera icyo amazina yawe ari amakongomani man. Dumba Kara have wirengaho ngaho nawe umeze nka Godfather. None se kufite abana bitwa ba Kendra rye ni Inyarwanda. Oya bafite uko banyita umuntu ushaka kubireba azakire kuri mu marebe. Banyarwanda tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo abantu barebe amazina ya Kasuku nyakuri. Yewe umva se Dumba nta bintu byanjye nyamfekinga, nta bintu byanjye, ibintu byanjye byose biri hazarani birahabona. Tugiye gushyiraho momo ya Kasuku kugira ngo umuntu arebe amazina ya Kasuku nyayo, arebe niba ari amakongomani cyangwa barimo baramwambura ubunyarwanda nk'uko arimo aravuga. Narashyiraho nimero ya Jess Kwiza wa Mipango. Ndashaka ko mumenya ko buri munyarwanda uri muri Canada around Montreal area, waburi hepfo za Shikutimi, waburi za Quebec City, wabu za Drummondville, zaburi za Longueuil, akabari kambere ugomba kujyamo k'abanyarwanda kitwa +250 kari ahantu hitwa Longueuil ni 888 Lucerora West Longueuil Quebec. Iyo niyo full address. Mbabaruza ne Brian arari hano. Nguri arimo aravuga uko Brian arabizi nyine nawe arabizi ko umuhungu yakoze amakosa. Dore ngo Brian arimo ngo muri comment. Brian
buriya yego Brian se nawe iri baga ngewe mva mubwira ikintu kinzamuye hano mumpereze umunota umwe mvuga ngiye itemanuka njye kwiryamira mana yanjye ibi bintu aba bantu biha ariko njye mfite ikibazo reka buretse gato mbere yo kubabaza ikibazo cyanjye reka mbanze mvugane n'abo bantu baba bari muri comment iyo murimo murabwira umuntu ngo nibamubage we ntabwo uba utekereza ko nawe igihe kimwe bazakubaga uzi ko aba bantu bagushyiraho pressure ngo baga umuntu nubwo waba uri kumuvugira ukumva ushaka kumubaga noneho ugahita usanga dore ejo bundi nuko kuko bazajyeho Brian noneho Miki ariho uri kumva noneho Brian yari amaravugira Miki nkabona ko public muri comment ikomeje kumwibutsa ati baga Brian yahise ahindura imvugo yahise ahindura imvugo aramubaga bita profit oya kasunge ntukambeshyire ntabwo nkunda kubagara erega mani ubu ngubu ikintu kigezweho ni amahoro njyewe mba nkubwira ikintu kinzamuye hano mana kasuku ndamukunda Jay ni umwana kare twari turi kubivuga nabatesha ndi kubabwira mani rero Jay nyine wenda nk'iyo umuntu atamuzi umuntu nyine nawe yamushotoye kandi koko nanjye pe iyo umuntu anshotoye nanjye kabisa ntago naceceka kuko ntago urabona iyo umuntu ari kugutuka wenyine akakuvuga wenyine ugaceceka hari nubwo abantu bamwe bagira ngo ibyo bintu ni ukuri ko hari abantu bizerera muri social media kumva yuko ibyo bintu bari kuvuga ku muntu nibyo kare nandikiye Dumba ndamwandikira nti du wambabariye umuntu witwa Jay na Jihad tukareba uburyo bakiyunga Dumba nsubiza ikintu kimwe ati se Jihad arabishaka numva ntekereje kabiri nanone kuko hari igihe nyine utabajije umuntu sibyo ariko ngewe mumbabare pe suko bavangira nta nubwo ari ukubyivangamo ngewe majije kumva ibi bintu nkumva Jihad nkumva Jay uri kumva buri mwe wese nyine usibye kuba umwe yatera undi umujinya nundi agatera undi umujinya bose nyine bagahita barakara agahita haziramo n'ibindi bintu byinshi urumva hari abantu babaza inkuru y'umuntu umwe wenda agahita akavuga ati runaka ndamuzi wabo byari bimeze gutya nundi iti nanjye ngo nafashije muri umuna nimba ari muri umuna wa Jay uriya Jihad ajya avuga ngo ni bafashije muri covid ni muri umuna wa Kasukura ibyo ari byo byose ubwo nuko bimeze uri kumva ariko noneho reka nkubwize ukuri twese turi abashuti pe sibyo nyine ariko natwe ntitukazajye tuza ngo twumve yuko nyine kubaga n'ubundi tuzabaga nk'uko natwe bazatubaga natwe tuzajya twibeta tubaga kuko natwe baratubaga bakatubaga ariko rero babaga iyo bigeze kuri twebwe babaga bihanukiriye ariko noneho reka nkubwize ukuri nyine hari ibintu hari ahantu uba bumva nta ruhande nyine ugomba guhagararaho kuko abo bantu bose nyine muraziranye ni inshuti zawe kandi wenda urabazi gusa ngewe kuri kote ya Jay nuko nzi yuko nta mutima mubi icyo cyo nagihagarara ijana ku rindi nuko nzi neza ko nta mutima mubi nuko nyine buri muntu wese abarwana no kwirengera buri muntu wese abarwana no kwivugira ntago umuntu ashobora kuzanga ntuke ambwire ngo ndi ikigoryi ngo ndi igiki ntange ngo ngume ncecetse ngo nigire Yesu kuko ntago ndi Yesu na Yesu Satani yaramubwiye ati simbuka hano buri umwana w'Imana Yesu arareba aravuga ati mpasimbutse imbavu nkazisiga hatishwi aricecekera ati ntago ibyo bintu nabikora uri kumva none ngewe mfite ikibazo kimwe pe sibyo ibi bintu ko n'ubundi bindi byose byagiye birangira yewe ntabwo ndavuga na Jihad kuri ibi ngibi bya Jay wenda Jihad nawe ukuntu muzi n'umuntu nawe ufunga umutwe utapfa kubwira ati yunge n'umuntu niki uri kumva kandi wenda ndabizi ko nawe arangaha gusa ngewe nyine nubwo mba ngomba kuvuga ikindi kanyanga unkunda kankunda Jay sibyo yaba ari Jihad mvuze ibyo yumva atishimiye akanyanga fine mvuze ibyo wumva utishimiye ukanyanga fine ariko ngewe nuko nzi mwebwe ndabazi icyo nzi cyo muri mwebwe babiri Jay uwo nzi yuko afite umutima woroshye nyine kandi udakunda gukaza ibintu ni wowe nkurikije nko yarinze na Jihad ni wowe ariko Brian urabyemera neza ko Jihad mu mvugo ze hari imvugo ajya avuga muri societe tutagakwiye kuba twakoresha urabyemera reka njye nkubwire nkuko nawe nk'ubu ngubu kandi ndimo ndumva ikiganiro sinzi umuntu ari gukora ikiganiro ari kuvuga ati kuki buri gihe umuntu wese ushwanye na Jay ahita azanamo ibintu by'amacakubiri na Jihad nawe buri muntu wese hano afite ukuntu aza umujinya ukamukoresha akavuga imvugo idakwiye ngenda guhereza urugero buretse gato umbwire ndaguhereza urugero rw'abantu navuzeho kandi ibyo bintu bikagenda bibagaragaraho pe ndetse n'ahantu bari maginga aya ngaya bashobora kuba batari kumwe natwe fata umuntu bita Nkundineza Jean Paul
mureke sibyo mvana nkundi neza Jean Paul ubu ibyo yankoreye nkure Jean Paul mu bwonko umva ngewe sinjya nifuriza umuntu gereza Imana izanambare ko gereza si nziza ariko umuntu witwa nkundi neza Jean Paul yarakabije nanjye rega yigeze kutwiha aradutuka aragenda nazana amazina ngo y'ababyeyi banjye ntanazi uwo mubyeyi ntanazi nge nta papa ngira aragenda avuga ko mfite ngo papa niba ngo papa wanjye abahe ndamureba nkundi neza ndamuyoberwa nibyo nyine ntarahura nkubwira nawe ntaranavugana nawe nibyo nkubwira nyine nkundi neza Jean Paul ibyo namuvuzeho kandi byamugaragayeho ahari ntabwo ari kumwe natwe umuntu bita fata ku mavuta nawe namuvuzeho ariko we sinigeze muvugaho kuri ibyo bintu ntabwo nari mbizi ko we ntabwo yajyaga akunda kubigaragaza mu bantu twagiye gutungurwa n'igihe yagiye kubivuga mpita ngira ubwoba kandi uwo fata ku mavuta yanagendanye na Jihad ibyo Jihad rero avuga uribuka ariko na Jihad si umwana ngereka nkubwiza ukuri uribuka muri kuri live uribuka muri kuri live ntabwo duhura cyane nibyo nabwiye Dumba nta nubwo nje hano kumuvugira nibyo nabwiye Dumba wese udakunda ibintu byo kwiyunga umuntu wese udakunda amahoro ngewe rwose nta kintu najya kumuvugiraho nta numwe ngewe nje hano kuvugira ariko noneho reka turebe sibyo kumva nyine mani dufite ibintu byinshi twakabaye turi kuvugaho je uba ufite ibigarasha bikuri bubi ugomba kwihanangiriza umunsi ku wundi sibyo ntago umwanya wawe munini wawufata uri kurwana n'ibigarasha bikuri ku mutwe uri kumva noneho ngaruke kandi no muri social media abantu baba influencer none ngo bahanga nyine nta kintu ibyo bintu biba biri kugira buri wese nyine abagomba gufata uruhande kandi rufitiye nyine n'abandi akamaro rufitiye abandi bantu Brian mumbabarire Brian ashobora kurira oya ntaribi twese iyo turanga ku mbuga buri wese avuga ngo baga ntari ariko tujye twirengagiza ibyabaga turebe noneho ibi bintu tugiye kubagamo ni ibiki ni ibiki koko Jihad yego pe arahari nawe afite amakosa yiwe pe sinzi yuko nanamuhamagaye nkamubwira ngo ngwino kuri live buri wese avuga ikibazo afite yanazi sinkubeshye wenda Dumba we yabigerageza akareba ariko uribuka ariko Brian uribuka rimwe mwigeze kubona muri murambaga noneho ndabyibuka Jihad no muri account yawe Jihad agahita avuga ngo njya mbuza umutekano amahoro n'amahwemo ngo umubyeyi bita Ingabire Victoire ibyo bintu urabyibuka reka rero nkubwire je ndabyibuka ndibuka ko umunsi umwe tujya kuganira na Afande Kabarebe sibyo ibyo n'ibibazo bya Ingabire Victoire twagiye tubimubazaho sibyo agenda dusubiza kandi icyo kibazo cyagiye kibazwa n'abantu benshi uri kumva tumubwira ati se niba umuntu mubererekera akaba ari mu gihugu akavuga wenda ibyo yishakiye se simbizi byo mama mubiteganyaho iki ati ibyo bintu turabireka ariko hari umurongo ntarengwa kuba umuntu tumwihorera si uko tutabibona si uko n'urubyiruko tutaba tubizi neza yuko wenda rugenda rukahapfira uri kumva bitewe wenda no kumva icyo kintu uwo muntu avuga wanije gatara uri kumva ariko hari umurongo uwo nitesha wagize umukozi oya ntago ari tesha uri kumva ibyo bintu ndabyibuka pe ariko se je none se nawe dukora live ibyo bagiye bagushinja byari ukuri ibyo bagiye banshira bivuga ngo iki ntabwo ibyo bagiye bagushinja ngo mbere ngo Jay ngo yakoranaga ngo n'ibigarasha ngo nyuma sinzi uko byagenze nyine buri muntu hano ku mbuga nkora wiseka sheri buri muntu wese araza akavuga ibyo ashaka twese ubu se wa mugore wa Dani nanone yaraje arantuka aravuga ngo turi abagome ngo twirirwa ngo na Godfather ngo na Dumba ngo tumuvugaho ngo n'ubundi ngo genocide ibaye ngo arabibona ngo icyo twari gukora ambwira amagambo bamfite chat ze ariko ndamureba mbona nawe siwe aruhijwe n'ubuzima mbona nyine nawe ibintu arimo ntacyo bigezaho n'ubundi ibyo mamaje kuvuga birabaye uwumva aba yarumvishije kandi uwakomye undi twese tuba tumubona erega tuba tumubona nubwo buri wese aba yacecetse ntabwo yavuga ngo uyu nguyu ariko biba bigaragara kuko buri muntu wese ari wowe uravuga pe ariko se kuki bitarangira kuki wowe noneho Jay ikintu kimbabaza ni uko uba ufite ibintu bikuri ku mutwe ugomba kurwana nabyo urabizi pe urabizi ugomba kurwana nabyo kandi none ibyo bintu uri kurwana nabyo ari nabyo bifitiye inyungu nini urubyiruko bifitiye n'akamaro u Rwanda kuko hariho nka ba Jay nka 5 baza bose
bagatuka mani ibyo bigarasha bikavuga n'abandi nabo bakavuga mani byaba ari byiza kabisa byaba birenze ariko abantu bose bagira ubwoba umwe akavuga ati ntiteranya nta wamenye ejo nta wamenya ngo bimeze gutya sibyo ntabwo wava muri urwo rugamba rero wongera ugaruke ngo uri mu rugamba rwa social media ngo rwa jihad umuntu yakabaye ari kuri live ari kwibagira ibindi ibintu hano biba byuzuye abantu babishyize ku karubanda ariko kiriya kirakwitambika kikagukura mu murongo kubera iki se wowe ugomba kuwuva mbasha mwana yaza mu gitondo akavuga ngo bari bagiye gufasha ngo maze ngo basanga ngo bafashije ngo umwana wo mu rugo umwana biriya urabizi uburyo nihiringa mbarya amahene mbagira gute n'ibiki byose mu rugo nta muntu waburara mwana ariko iyo yabivuze none byo ese ako niko kakubabaje oya ari ukuntu cyo kikasubiramo kikavuza nk'imyaka 3 ngo cyaragiye ngo cyara ariko ndakubwira ukuri ati ngiye nabeshye ko kandi ariko ni nkuru bampaye ifoto narabeshye ngo Bulldog yagiye gufata fate jaune ku murenge jihagaritse kongera kukuvugaho ibi bintu we ni wabihagarika jihad w'umutinganyi ibyo by'umutinganyi byo ni ibyanjye ntukanjyane mu maye matiko yawe ariko buriya wabatinganyira banga nawe ya ntabwo nkunda abatinganyi muri rusange simbakunda muri rusange ngewe sinkunda bage mbisubiyemo ntabwo nkunda abatinganyi erega reka nkwereke Brian we ntabwo ari umutinganyi n'umurezi bien Dumba ntabwo ngewe narabatijwe ntabwo nshaka kuzongera kuzana ngo nguhekeshe cyangwa mugushyire ku bwonko ndakwiyamye Brian waranyemereye sibyo oya mbanza wumve Dumba winyobya nagusabye service kandi ngize amahirwe mbasanze kuri live wambabariye konzi yuko ngewe nawe naje none ikintu kimbabaza nukuntu ngewe nawe naje ari twe abantu bambere tujye dufatiye mbere yo kunga abantu nago nibaza ukuntu rero hagatanga umuntu umwe ariwe none ariwe watugirana ikibazo mana je wambabariye k'ibintu hamagara jihad hano tubirangirize hano jihad w'umutinganyi agomba kugenda akabwira societe ati ngewe ntago nzojya gukoresha hate speech ntago nzojya gukoresha hate speech ngombwa Jay watambikiriye nago kiri ku murongo shaje ntangiye kubona ko utangiye kutuvamo nge na Dumba wapi none nangiye kubona kuri gusubira inyuma yawe yandeka umva muhamagare jihad aze hano bagende gukora speech sagende nako agende gukora interview avuga ibiki nibyo nta bimaze iki avuga ati ngewe rwose speech Brian yayikoze yago kamwima imbabazi ibyo ntacyo bimaze urumva hamagara jihad yarangiza mwihorere ati imvugo zirimo urwango ngenda ziretse yewe ariko yago nzajya kumureba ibugandere final umunsi umwe muzambanana na yago kandi yago n'umwana mwiza nawe ntago ari umwana mubi ngiye ntago ari umwana mubi Imana erega reka nkubwize ukuri twese nta muntu hano w'umwana mubi ahubwo umuntu arabyuka akagusaza nawe rero kandi hano kuri social media umuntu azaza avuga ngo runaka akora iki nutaza ngo wisobanure hari abantu bavuga ngo ntabwo ugiye kwisobanura kuki se umuntu atagomba kwisobanura kandi abona ko biri ngombwa kwisobanura agomba kwisobanura nyine uri kumva ariko je ntabwo rwose ibi bintu mana yanjye rwose jihad mbabariye ntiyakongera kubivugaho nawe ukikomereza ibyawe Imana buri wese noneho Brian ndakumva nagiye kubona mbona noneho hatangiye kuzamo n'abantu b'ibigoryi ubundi umuntu wo kubyuka mu gitondo nkajya gukora ikiganiro kuri Piyonika koko nicyo kintu kiba kiri kumbabaza rero je nicyo kintu cyonyine kiba kiri kumbabaza nyine ibaze we gute wifata ugakora ako je mana we gute wifata ugakora ikiganiro nyine ukicara ukavuga nko kuri uwo muntu koko ntago umva nta nubwo sinzi ko nanabitekereza bano baniga rero ntago ari abana be nka Piyonika nawe ntago nge sinari muzi neza ariko nagiye gukurikirana ikiganiro yarimo akorana na Claude Pastor Claude mani nawe nukuri uri murumva mu magambo ye nta mutima mubi nta rundi rwango ahubwo twese nuko tuba twasajijwe n'ibintu nyine urabona abantu baradusaza umuntu araza akavuga ikintu undi akaza ati baga undi akakubaga undi yaza nawe ati nawe baga yankoze ikindi kiganiro turabona oya wivuga ngo bari barimo baraganira Pastor Claude ari kumaza atari ko se ko mwese muri aba influencer muri gufiki kuki mutumvikana Piyonika nawe ari kumubwira ati kuki Jay umuntu wese bashwanye ahita bijyana mu macakubiri kuki buri gihe ahita bijyana mu macakubiri nuko yamusubizaga ariko ngewe man ibyo bya Piyonika sinanamuzi simbishaka nibyo nta nubwo mbizi ariko wamugane kubera icyo umuntu mushwanye wese uhita uzana iyo turufu inde wowe
erega none se wavuga ibyo bintu udafite agaproof buri ikibazo nuko wavuga ibintu udafitiye proof. erega Dumba reka nkubwire ikindi kintu tujya twirengagiza. Niba umubyeyi wa runaka yarakoze ikintu kibi, mu by'ukuri njye ntabwo nzabiryozwa, sibyo? Indi byara mweru na muhima, ntago icyaha cya runaka njye kigomba kuza kumurikira. Ukabyuka mu gitondo se ukavuga ngo nanuza ni umubyeyi Ingabire Victoire. Oya Victoire wenda mubujije. Urakoze cyane ntiyabivuze se. Rero niyo mpamvu abantu mugomba gukora ibintu mwitwararika kubera ibintu none se ngiye mfite ikibazo mane rega rigiye n'umuntu avugana umujinya n'ijambo ugasanga arikoresheje kubw'umujinya nyamaze atari ijambo rimwe, ahubwo njyewe ikintu kimwe nshobora kureba nonaha nshobora guha agaciro. Ese byakunda yuko live yaba iriho Jay iriho na Jihad, ibyo bintu bikavuga birarangira tukareba ninde ubyanze ninde wafunze umutwe? Ufite telefone ebyiri uhamagara Jihad? Nta yindi phone mfite ndi gukoresha iyi ngiyi. Na muntu uri aho ngaho Teshari we Kacyiru yatashye. Tesha ngo yamaze kurya pate jaune ahita yigendera. Ese Brian atanga pate jaune? Abafite pate jaune mu rugo. Aha bisigaye byaragoranye wa muntu kurya i Kigali ni rimwe wizanye ibya kabiri cyagorana. Brian bakora gutega iminsi bari baravuga ati wowe na Tesha muzapfa amafaranga, ndakwinyiza uzajya umuha amafaranga akwiriye. Njye ntabwo narinda gupfa n'umunyarwanda amafaranga, ndinda gupfa nawe amafaranga se kubera iki? Ko buri muntu hano afite uburenganzira bwo gukora YouTube channel ye. Brian zene yankoze sha. Ikindi kandi abantu baba birengagiza, ntago bazi uburyo nahuyemo na Tesha, ntago bazi ubucuti mfitanye na Tesha ku buryo bajya kudutega iminsi. Brian zene yankoze sha. Imihanda barimo barayibatega pe. Oya biyidutega kuko bayidutega batayidutega ntago bindeba. Sibyo? Ntago bindeba as long as ndi gukorera amafaranga yanjye, kandi ntago nge ntunzwe na YouTube channel nyine iyo nyiciye urwaho ndayimenika yampa, ariko nkajya no gukora n'utundi turimo tw'amaboko tumpesha ubuzima. YouTube channel nyimazeho amezi 2, ntago rero mbere y'ayo mezi 2 ntago nari mbayeho, ntago nari meze neza nkuko meze ubu ngubu. Ahubwo se nge niryari nzigera nemera ko mfite amafaranga, kirazira. Ngewe mfite amatsiko yo kumenya cyakoze reka nkubwize ukuri sha, ngewe nanjye mafite umwanzuro wanjye nafashe mu mutwe wanjye ku bantu bagiye batandukanye, ariko ngewe ndakuzi nzi nyine ikintu ucyakura akazi ukavuga ngo ndarakaye ndazibukiriye na Jay, mba numva nzi ikintu yavuga ngo kirazibukire, kuko mwebwe muzi gukoresha imbuga nkoranyambaga, nta mutima mubi nyine, ntago muvuga ijambo nyine riza nyine umuntu erega reka nkubwire ibi bintu tuvuga n'umuntu arabyumva akumva ukuntu wabivuze, akareba uburakari wabivuganye, akareba agacengera mu mutima, akareba mu muri wowe ikintu kiri kugurumanamo cyari cyarakaye, sibyo? Uri kumva ikintu kindi kirimo indani ku buryo nyine kiramutse gipasutse kikajya hanze cyahitana abantu benshi cyane. Uri kumva abantu rero barabikurikirana. Nizo mvugo rero uwo mutinganya avugamo. Nawe rero ugakomeretsa umuntu umwita umutinganyi, yaragutinze, yatinze uwo murumuna wawe, ari umuntu wo mu muryango wawe yatinze, umwita umutinganyi ushingiye kuki? None se buriya tuvugisha ukuri, sibyo? Hari bagiye baguca mu maguru, ari umugabo n'umwegeze wumva avuga ngo gacibwe moroho, gacibwe imbavu, gacibwe rubigacirwa. Turakwita umutinganyi niba wanze abagabo. Niba wanze abagabo rero turakwita umutinganyi. Ndabiyamye mani mwamaze, ariko ubundi mushaka mujye mubinyita ibyo ngibyo biratuma ndara ntariye, biratuma ndara ntanyweye. Warumva umuntu w'umugabo uza akaba ngo apo nyonyo ngapo giginga. Nyine Brian ibaze nk'umugabo wawe rwose akigirira mu rugo, umaze kumukuramo inkweto agahita akajya kuvuga ngo apo nyonyo. Oya Dumba nawe niba ari ibyo ngibyo Dumba, wowe bakwita umutinganyi gake nkubaze. Njese hari ikibazo? Nuko rero wasanga nawe nta kibazo, ibyo ntago wajya kubirebaho. Erega ntabwo turi ku kibazo cy'ubutinganyi, ahubwo njye nifitiye ikibazo. Iyi live kuki idashobora kujoiningaho Jihad, ibi bintu bivugwa binarangire yaje Jihad njye niwe nshaka n'ubundi. Ngwapo nyonyo ngwapo. Uyu nguyu azirirwa mu bigarasa, yirirwa bimumena umutwe Jihad mu ntambara zashashe. Guys call Jihad, muhamagare Jihad. Ntago ndimo nasoma comment cyangwa abahungu banje bambwira, abahungu ngiye kuva hano nyine garuka.
wowe murabona comment Bria ariko se dumva nkubwire dore Jay agiye guhita agaruka wamba bari guhamagara Jihad akaza kuri no live ibi bintu bikavuga bikarangira nitwongere kumva ikibazo cya Jay n'ikibazo cya Jihad wamba bariye koko man aba bantu bose nabe influencer buri wese n'umwe influencer ku giti cye afite icyagaburira rubyiruko akunda Jay baramukurikira na Jihad baramukurikira buri wese akurikira nyine bitewe n'icyo umuntu ari kugemurira abantu sibyo man ibi bintu twabivuganyeho karenge nawe twenyine nabwo urambaza sibyo Jay urabibona yuko nta mutima mubi nta nubwo abayanga kumvikana sibyo kuki tutagerageza na Jihad ngo turebe uri kumva basi byibuza man birangire no kuri kwimana birangire dusigarane ibindi bibazo ariko bitarimo Jay bitarimo na Jihad sibyo Jihad ni muhamagara nkatira nagukatira ntari buze uvuge ko agukatiye ubwo nyine turamenya ko agukatiye ubwo tunabireke ubwo ntari buri muntu abantu hano 733 ni benshi nabo bara hano ndabizi ko barimo abantu bari kuri coding bazagenda babyaploding bavuge ati runaka yanze kwiyunga na runaka ntari tumenye ko nyine kwiyunga ntago hari sawa reka manze nshireho je ni nanyiza ngende guhamagara Jihad hari iyo uvuye hari we wa hostinze ntago bita bigira se birava Jesse ngwapo nyonyo ngwapo Gigi ubu se comment iri kuzireba ubu ndimo nazireba noneho ariko ikintu abantu badashaka ni kimwe nabibonye mani je we byirenga umva nkubwire shu nta byadanje iby'ubutinganyi ntago ari byo bituraje ishinga ariko Bria buri muntu agira igihe cye sha buri muntu agira igeno rye oya ntago naje nkabibabwira ntago nabibabwiye ngo buri muntu wese hano sha umva bazajya babaga umuntu abantu bagira abego babo baza ariko buri muntu agira umunsi ngewe mwigeze kumbaga amasaha 12 noneho ahantu narindi uri kumva narihereraga nkarira nkongera nkabaza abantu ati baracyari live ngo yibariyo ariko ngewe nyuma narigaruye niyizira kuri live yawe ndavuga byari bigenze bite yaramwe ngo ngende mpamagare Jihad urumva naringiye guhamagara Jihad ubwo Jihad ngira ngo arimo aratureba ariko yanze kuza anyway since okay niba arimo aratureba ariko namuhamagaye ntabwo afashe telefoni niba yarimo aratureba buriya n'abantu bamubwiye ati badumba bari kuri nuza barimo barabareba mo barakubaga Jihad namuhamagaye ntabwo yitabye urimo urongorera nde Brian ndi kwikiriza ngo yigo Brian ayushua uzambomoza mani mbabarira nzakubomoza singiye kuza aho ngaho nzakubomoza njye okay Brian nzagukorera ibintu utigeze ubona nzagukorera ibintu utari bwabone sheri nese mani bano bahungu banjye mfite hano uduhungu twanjye twinshi urumva none aha ngaha mubura serebura ati mutinganye twamukubise bikomeye cyane urumva bwose burimo buraserebura tumutinganye twamukubise reba bwose bwaje tubure turaje bobo niryamiye kuri matera za sempre reba bwaje bobo bwibereye hano muri ghetto kari ibishyimbo kari ibuturayi bugahita buza mu cyongereza sasa reba n'ubukobwa n'ubuhungu bwibereye ahantu bwiyambariye boxer kari kicaye karimo karareba amabati ariko kagakubaga noneho nanjye harya kuri live uri kumva hari kuri live noneho bakabona ndimo ndavuga amabwa uri kumva noneho bigahita bitangira kumbwira bigatangira kunyandika ngo baga cyangwa twigendere baga iyo maze kubona nkabona bwaje ari nk'icumi iyo mubona bwaje ari nk'icumi mukambwira ngo bagasimbage buhita bugenda bwose
bukanagumura abantu uno no bugatangira kujya buvuga ngo hangaho nta kintu kirimo ngo twigire kwa Godfather. ngaha nta kintu kirimo ngaha nta kintu kirimo bukunda amatiku kubi ariko rero nakubwira ibintu bya Jade nyirimo ndabikubwira uhita njyana mu bindi. Hariya wakabije je kugira gute wakubise cyane ari ukuntu umuntu agukubita agashi gutya wowe kaza ikumi. Nuvuga ngo iyo mbona ko washatse kumenyera nuko mbigenza ndahutaza sinakubwiye ko nanjye Bulldog yankubise audio y'iminota 48 y'iminota 45 arimo arakanyoko direct Bulldog amvangira deba wibeshe ngo urimo uratakurata kugahita ugwa kuri Pifla like that ngo ba Pifla baya nagahinja ntago Pifla nagahinja ntago ibyo bore yabasha kubivuga ibya Bulldog Bulldog ko yaguhabije urumva Pifla n'abana bavukiye mu gikire ntago bazi ibintu by'ububobo rata Pifla n'umwana wo mu bakire n'abana bagira kirara ntago yigize ikirara nyine bisanzwe ntago bafitemo ububobo ariko Bulldog ubuzima bwe ni bubi bwose kuva kiri umwana ubuzima bwe ni buriye nyine wallahi ni buriye nyine ni ariko rero kankubwira mugomba kwiyunga n'umuntu witwa Jihad naga mbambirangije nakasha ngewe ntago umuntu ugira ideology ntago dushobora kuzuzura n'umunsi wa rimwe bro. Banyarwandakazi ndashaka kubibutsa ko higeze kubaho saga Godfather yarayirimo harimo Jihad harimo na DJ Brian aho Kasuku ya baramufashe ari abantu bane igihugu cyose bahita bamutererana Kasuku asigara ari umuntu yamusigayeho yari Dumba jenyine. Icyo gihe Jihad n'abantu bose batwitse Kasuku bamugeza ku kagozi Kasuku niho yarasigaye ninjye wamubwiye ati muhungu wanjye Jesse kwiza twabaye muri byinshi fata hano uribuka ibintu nabwo uwo Jihad yavugaga se ubu ngo uri batangiye ubu ngo nibwo Jihad atangiye barakubaze barakubaga ndavuga ati je bya ewana byanze je nawe yarakoze ikosa nk'umuntu ngamakosa turakosa ariko abahungu ukuntu bamutereranye nahise mvuga ati njewe ibyo bintu birarangira je ashwana n'abana ba buri nguni na buri kantu nayo bamaze iminsi baranyanze twiyunze ejo bundi ariko nari mbizi ko je abitse Jihad ntabwo byari bwarangire gitwanisha ubu rero je ndashaka kubwira isi yose ko uri murishura Jihad ariko uri muramushira mu nguni uri muramukuraho abafana je Dumba ntago iyo biza kuba ndimo ndamubeshyera ibyo mvuga je nanjye ntabwo nza kwemera ko Jihad umusiga icyasha kubera nzi bifu yanyu